Yes, reka nongera mbifurize kugubwa neza mwe mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Leonda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, hanyuma abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, bari ku mugabane Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania, mwese muvuga muti ibiganiro binyura kuri Leonda Sport Channel ntabwo byaducika. Ndetse mukaba mwarabukereye mugakora subscribe, mukavuga muti reka rwose dukubite tubangura, ndetse ubwo mugakomeza nyine no kureba inkuru tuba twakoze, musabwa no kuzisharinga, mugakora like ndetse mugatikuraho n'ibitekerezo byanyu. Ibyo ngibyo ndabikunda cyane. Namwe rero muvuga muti niturakora subscribe, reka makangurire guhiture rwose mukubite mubangura, namwe mukande kuri ako kazogera kugira ngo amakuru y'imikino tuba twateguye ajye abageraho mu buryo bwihuse, namwe mukayareba, mukayasharinga, mugakora like ndetse n'ibitekerezo byanyu mukabinagaho. Murabizi ko rero icyo tuganiraho cyane na makuru bavuga mu makipe yanyu. Rwanda Premier League iba ikomeza, ariko indani muri Rayon Sport hari amakuru bavugwamo by'umwihariko, burya ihorana amakuru, ihorana icyo bita udushya. APR Football Club nayo ikaba ibifite ibivugwamo. Noneho ku munsi wa bonane ubuyobozi bwabo bwatangaga umunsi mukuru, ndetse na Afande CDS Mubaraka Muganga wahoze ayobora ikipe ya APR, akaba ari mu buyobozi bw'icyubahiro, nawe avuga ati rwose ikipe yacu iradanangiye kandi tugomba kugira gute, tugomba kuyubaka. Aboneraho no kunenga abanyamakuru, atunenga avuga ati mwebwe mukwirakwiza ibihuha kandi mufite nimero yanjye mugomba kugira gute kumbaza amakuru mba niteguye kuyatanga. Ati kandi niyo mutambona n'umuvugizi w'ingabo bibaye ngombwa mwanamubaza. Hari byinshi rero biba bivugwa, ngira ngo n'ikiganiro kirambuye mwacyumvishe abakunzi b'ikipe ya APR. Ntekereza ko nta wapfa kubayobya, nta wapfa kubarimanganya babwira ngo ikipe zakora gutya ngo uyu nguyu ngo azagenda. Afande CDS yabishyizeho umucyo, asa n'utukomeza gushimangira ko nta mukinnyi uzongerwamo, ndetse anatubwira ko General de Brigade Afande Rusanganwa Deo akiri umuyobozi w'ikipe ya APR, akiri chairman w'ikipe ya APR. Ubwo rero byinshi mukaba mwagize gute, mwarabibonye, kuko APR yasangiraga n'abakinnyi bayo ubunani n'abafana bahari, n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo buhari. Ubwo navuga ngo igisigaye no kureba ukuntu bagira gute barasa Bugesera kuri uyu wa gatandatu ku mukino bafitanye. Ubwo rero indi kipe iba ivugwamo amakuru ni ikipe yitwa Rayon Sport. Rayon Sport yo iravuga iti twebwe isoko tugomba kugira gute, tugomba kurirema. Nta wadukanga ku isoko, mu bushobozi bwacu buba buringaniye. Isoko turarirema kandi turazana abakinnyi bagize gute, abakinnyi bashobora kutuyamba muri iyi phase retour, basinya amasezerano y'amezi 6, hanyuma tukareba kandi tukareba niba bagira gute bashobora kutubyarira umusaruro. N'abakinnyi bafite icyo mukunda kwita experience, bafite uburambe mu murimo, ariko bamwe bavuga bati se baracyashoboye, abandi bati burya akungo gashaje niko karyoshye igira gute, niko karyoshye imboga. Bati rwose kuba abakinnyi babo bakuze, bati ibyo nta kibazo, aba bashobora kuba bagira umusaruro hashingiye kuki, hashingiye kuri experience baba bagize gute, baba bafite. Ubwo rero bakunzi ba Rayon Sport, reka mbabwire ko ibyo kuwa gatanu Rayon Sport irariremye ntigimwera biri, ndetse bakaba bamaze kubyemeza bidasubirwaho ko bahashye binaze ku isoko bakagira gute, bakagura abakinnyi babiri. Akenshi iyo tuvuze mwebwe mugira ngo wenda abakinnyi bagurwa cyane dukunda kwitsitsa kuri ba rutahizamu, ariko burya ba rutahizamu baritaha, n'abaririnda nabo bagomba kuba bagize gute, bakenewe. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu rero Rayon Sport inazemo ibimashini bibiri. Niba bizashobora gukubita no gutirimura uhereye ku ikipe ya APR bazakina simbizi. Abakinnyi babiri, ariko noneho abaje gushatse rwose nta nubwo ari no gutinda mu makoni, ntekereza ko barabanaga mutu. N'abakinnyi yitwa Kwizera Olivier, uyu nguyu akaba ari umunyezamu
w'ikipe y'igihugu, akaba yararindiye amakipe akomeye. Mwese muramuzi muri Rayon Sport, muramuzi ko yarindiye APR, nyuma akaza kujya muri Arabia Saudite, muramuzi ko yarindiye ikipe y'igihugu, murabizi ko akina no mu ikipe yitwa You Never Know, nta wamenya mu kinyarwanda. Uyu rero Kwizera Olivier bakunda kwita Gishweka, ubu ngubu akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, aje kuziba icyuho cy'umwizamu. Bari bavuga bati mu by'ukuri ibitego ba Pavel Nzira bibanyuraho, ba Sidiku Yate nta cyizere, ba Mugisha Yves nta cyizere, batireka dushyiramo Kwizera Olivier. Ni umunyezamu w'umunyarwanda, ni umunyezamu wagize ibihe byiza mu Mavubi no mu maklebe, nubwo wenda imyifatire ye yagiye ikemangwa cyane. Ngo namwe bakunzi ba Rayon Sport muraza kumbwira uko mwakiriye Kwizera Olivier, ariko nta muntu n'umwe ushidikanya ku buhanga bw'uyu munyezamu witwa Kwizera Olivier. Bose baravuga ati iki ni ikinyezamu kweri kweri, nataye yaki irebye uravuga uti iki ni ikinyezamu wallahi. Ariko nyine nyifatire rimwe na rimwe ikanga ikamubana ingorabahizi, bigatuma ibyo abantu bamuteganyagamo bibura. Muri Rayon Sport mu gihe cya Covid yigeze kugira gutya araguruka va muri rokara araguruka yarigendera. Uwo ni Kwizera Olivier. Ariko baravuga bati ashobora kuba amaze gukura, wenda imyitwarire ye yaragiye ayihindura ku buryo yaba ari umukinnyi wagirira akamaro Rayon Sport. Ariko ibyo byose nibyo kwitega, kuko hari abavuga bati nyamara Rayon Sport wakagombye kuba wagumanya bufite, bati kuko n'uwuzanye ashobora kuzakora nk'ibyo abo wari ufite nabo bakora, byaba amakosa n'ibyiza byose akabivanga nk'uko n'abandi babivangaga. Kwizera Olivier rero mu gihe cy'amezi 6 ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Ubundi nge nagatekereje mvuga ni ntago byakabaye niba ari no kumuzana nibyo, ariko nka Rukritoma bagakwiye kuba, ariko n'ubundi ntayo pe. Wenda bakagena umushahara bivuga ko ngo ashobora kuzajya ahembwa ibihumbi 2,000 by'amadolari, ariko bya Rukritoma byo akabyibagirwa. Ubwo aho ni mu ruhande rw'abonyezamu bafixije, baravuga bati twari dufite icyo cyuho cy'umunyezamu, batirika tugikemure. Murabyibuka ubushize twamuvugaga na yaba Kwizera Olivier na Muhajiri, bavuga batese nko kagira Imana mwe, abo bakinnyi bose bafite karakteri zimwe bazashobokana. Ubwo rero Rayon Sport izanyemo umwe, Kwizera Olivier, reka dutegereze icyo azayifasha uyu munyezamu w'umunyarwanda. Wakaba yavuga ko afite experience, yewe burya nta nubwo wavuga ngo arakuze, kuko umunyezamu mwarabibonye ko umunyezamu ashobora no kugeza mu myaka 40 kirimo, kandi Kwizera Olivier ntarayigeza. Ubwo rero nayo kwigaragariza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi rero yitwa no mukongomani Rayon Sport. Abakongomani bajya bayihira yaba ngo ni kugivuga, abakongomani barayihira bati Ruvumu muramwibuka ukuntu yavumbukanaga abantu. Bavuze bati rero n'ubundi reka tuzane undi mukongomani nawe wahumuye, ufite rwose nawe uburambe, akaba yitwa Yannick Bangala Litombo. Uyu nguyu nawe ni mu mwakire abakunzi ba Rayon Sport, byamaze kujya ku mugaragaro ko nawe yamaze gusinya muri iyi kipe. Uyu mugabo Yannick Bangala Litombo abarebye cyane 2016 yarari mu ikipe y'igihugu ya Kongo, akomeye rwose, agenda anyura mu makipe anyuranye, wabo iyo za Vita. Ubwo wenda hari n'uriya mutozo umenyamuzi agira gutya yikoza muri Azam. Ubu ngubu nibwo bariyo kipe yaherukagamo Yannick Bangala, kandi uriya mutoza Bruno Ferri nawe yatoje Azam. Ubwo aramuzi kandi azi icyo amushakamo, wenda azamuyamba. Gusa nawe ibyo by'izabukuru nawe birumvikana ko akuze, ariko nyine nkuko nabivugaga umudefenseri nawe nukuze buri ari uburyo ki akaruma abandi. Baba barushema Chris, baba abo bangaba ba Emery Bayisenge, ariko Emery Bayisenge we munyarurungano n'ubundi nawe cyane ya 2016 nawe yarayikini. Ubwo ni rungano da, ni rungano rwose, rungano Yannick Bangala Litombo ndetse na Emery Bayisenge ni rungano. Ubwo rero nawe Yannick Bangala azigisha Rushema Chris, yigishe n'abandi bari aho ngaho muri Rayon Sport muri defense, barebe ko bakira
ibibazo nyine byo bataka baba babazegereje, ubwo navuga cyane ikipe ya PRFC bakunze guhatana. Hanavugaga ko nawe Usengimana Faustin bari kumugura, ariko sintekereza ko baba baguze Yannick Bangala ngo batekereze kuzana undi mudefenseri uwo Faustin. Ubwo imbaraga zirajya kumwataka. Ubwo ndatekereza ko Yannick Bangala nawe atasaba amafaranga, ahubwo nawe agomba gukinira umushahara, kuko Rokritoma se umuntu wahumuye washaje ukuze, ubwo Rokritoma wayimuha koko ntiyaba kwibye. Ubwo rero nanone umukinnyi wavugwaga no Congo Brazzaville, wo muri Congo Brazzaville, amakuru avuga ko ngo byanze bitewe nuko uyu mukinnyi yikina muri Otohodoyo iri mu marushanwa y'Umunyafurika. Ngo rero yabirebye aravuga ati reka byaragiye uyataje. Ariko rero aha abantu bategereje Rayon Sport, uragura umwataka ko ari abantu batezeho amakiriro. Uwo munyakameruni byavuze ko ngo bari bemeye ko bashobora gutanga 2020, ariko bisa n'ibyongeye bigacwekera. Ubwo no gutegereza tukareba, ariko amatsiko abakunzi b'umupira w'amaguru n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange tuyafite ku kureba umwataka ikipe izagura. Ngibyo rero ibivugwa, ubwo n'ibindi namwe murabikurikirana, turayikomeza kubibashakira. Navuga ni bye bye ciao, naho utaha mu yandi makuru arabagezweho. Bye.